ngo dore umuhungu wa Nsabi dore murumuna wa Nsabi ese nyine biriya wowe byaje bite kugira ngo wigane Nsabi cyangwa se ugende ndere kuri Nsabi? Okay, nabonye uzamuka wigana umunyarwenya bita Nsabi, Dr Nsabi. Mu by'ukuri nyine nta yindi taro ufite niyo kwigana Nsabi gusa. Dushobora nyine kwibaza ngo ese nk'igihe Nsabi yaba yazimye cyangwa Nsabi akaba atagikora filime waba wigana nde? Umbaje ikibazo ariko ibyo bintu ntabwo nzi kuntu wabibonye. Ngiye kubasuhuza mwese abantu bakurikirana channel ya Power Comedy. Ngiye kugushimira aho waba uri hose, muntu wakoze subscribe, muntu wakanze like, muntu wakoze comment. Turagushimira, waduhaye inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi rero tugarutse tugushimira aho waba uri hose mu mpande enye zigize u Rwanda. Uyu munsi rero turi kumwe n'icyamamare, muramuzi bamwita Diaspora. Nashatse kumubazanira nawe abasuhuze, ababwira inkuru ye ukuntu byamugendekeye mu gakino cyase muri showbiz. Ni danje nyine, ariko nyine hari abari wibeshe, ni intare enye, ni ya gatanu y'umujyi wa Kigali, ni ya gatandatu y'aba Diaspora bagenzi banyu. Ubundi kuza kwawe mu mujyi wa Kigali uza gukora comedy byagenze bite? Ubundi twe turi mu cyaro nyine, dufite channel yitwa Mazimizi TV. Tugira nyine like tugira monetization like kuko nyine urumva abakobwa mu cyaro nabo n'ibisiro cyane bakunda gucika intege cyane, like wenda nimba ikintu kitari cyaguhema amafaranga menshi nta kigire mu motivation kaje gutanga itangazo rero kuri YouTube. Nuko dushitangaza kuri YouTube, tubwira abantu bose bashaka gukina filime ko bakwiyandikisha no kuri Mazimizi TV, tukavugana bose dusanga bari mu mujyi wa Kigali, twe turi mu ntara rero tubasanganira mu mujyi niko byagiye. Okay, no kuvuga ngo nge natangiye kubona filime zanyu cyangwa se comedy zanyu muri naho i Kigali. Ariko nkurikiye amateka yanyu nsanga muri Abanyamusanze. Ariko nza gusanga ngo mwaje intango kubera tara. Muje ngo kwifatanya n'Abanyakigali. Ese mwaraje murababona ko cyangwa mwageze na nyine usanga ari bya bindi bava ngo Kigali ni amahanga? Kigali ni amahanga barahari, ejo bundi twabahaye ifoto ya Wayigenge to the hit to the floor. Ejo bundi twakubise ifoto ya merutse kubabonana n'icyamamare Wayigenge. Ese Wayigenge mwahuriye he? Wayigenge twahuriye ahantu bita, ubundi twahuriye ahantu bita Kimironko. Ariko mu buzima busanzwe batarasa nyine tuni umusani, abantu ramujimane muri respect kabismane mu umugisha. Bivuga ngo gahunda yanyu nuguhura n'abastari bose bo muri uru Rwanda. Ubu ngubu tugiye gukurikiza muri ba Kramani, ba Nyagiso, bande bose mukazahura nabo. Ba Kirabanyagisa ariko ngiye guhita ejo bundi mbonoka na Papa Sava. Nshaka kugira ngo mbatemo. Ushaka guhura no bita Seburikoko. Seburikoko, Gracian. Ese ubu ngubu koko uhuye na Seburikoko. Seburikoko tumuzi nk'umusaza mu gakino. Kandi wari umwana kadogo wejo bundi. Cyane ngende umupeti ndabyira. Uracyari underground boy mu gakino. Ubu ngubu nka Nitegeka Garcia wamubaza iki uramutse umubonye? So umbaje ikibazo cyiza nge na Papa Sava rero. Namusaba ikintu kimwe. Ntabwo namusaba ngo amfashe gukina oya. Namusaba inama. Bamusaba inama. Akangira inama ukuntu batinga ko bakina nyine kugira ngo ibintu byanjye bizamuke bitera imbere. So namusaba inama, akangira inama nyine z'ukuntu najya nkora ibintu bijyanye na entertainment muri showbiz nyine nkamenyekana nk'umukomedi w'umustar, ariko n'umukagira ikintu kinjiramo. Okay, nacyo ushobora gusanga wenda Nitegeka Garcia cyangwa se Seburikoko cyangwa se Papa Sava, wabivuga uko ushaka na yose n'amazina ye. Wenda kino kiganiro hari igihe azacyumva ubwo azagufasha niba ari ukumugisha inama. Nzamugisha inama. Urunama zigira ibintu byinshi ariko niyo mpamvu ngomba kumugisha inama. Hanyuma zagenda ariko nabo ntago zagenda. Muri showbiz cyangwa se mu bintu ukora bamubona nyine nk'umuntu ufite confidence, umuntu wigirira icyizere, umuntu utajya ucika intege. Mu by'ukuri tukubona nyine nk'umuntu ukiri umwana, umuntu ariko nanone ntawamenya, ushobora no kuba uri umugabo ntawamenya. Ubundi mu by'ukuri Diaspora afite umukunzi. Ngewe oya naho Diaspora ni nk'uhe mu sitari kazi wenda mu Rwanda ujye ubona nyine bavuga ati kabisa nk'uriya ankorera umunsi, uriya nyine umukobwa aramotiva, ukaba bavuga ati kabisa kuba nyine ibintu nkora numva namugenderaho cyangwa se ndamutse mubonye bishobora gucamo. Muri comedy cyangwa se muri music? Yaba mu ndirimbo cyangwa se muri filime. Bite babiri. Kuko iyo dukora showbiz ntago turobanura icyo wisanzemo n'icyo ukora. Akabura power nawe reba rwantuze rwa Nyamba, buriya rwana rutwaye.
Kiramana azakwica. oya nyine kira watweretse tarareka abahungu bakompete aracyati tibura uri njye mbona cyamufatiye amafoto ariko ntabwo nakwemera ko bakundana ntabwo nabyemera. Ni ukuvuga ngo wagiye muri showbiz cyangwa se muri sinema ushaka gukundana na Miss Nyambo oya kugira ngo uzamugereho umuterete. bana byo wabyanga ariko nyine rwa Nyambo man sha full size kabisa ararwana kanubwire ngo Imana yaremye idahubutse fo. Okay, uwo ngo niwe muntu wasariye kabisa cyangwa se ukunda nk'umusitari mugenzi wawe. Ibyo ngibyo anactinga neza cyane. Arakina mbese niwe muntu w'intangarugero kuri wowe. Oya navuga ko mukunda nyine tu nkunda ibintu akina. Hanyuma se nkawe nyine nk'umuntu ukora filime, nabonye umwana atangiye gukora filime nziza cyane, filime zimeze neza z'icyitegererezo zirimo ubutumwa, abana bakwiga, abantu bakuru bakiga, umuntu wese yajyamo akagira ikintu akuramo. Mu by'ukuri urugero nyine mushaka cyangwa se intumbero yanyu muba mwumva mushaka kugerayo mukakora wenda nk'iyo filime. Twebwe wenda akenshi dukora filime z'inyarwanda ariko hari abakora inyakore, hari abakora mwumva nyine Imana ibatije nyine ikabakora nko mu ntoki bizamutse byabageza nkahe mwaba bande mukazavamo mbese mwabigeza ahantu hangana gute? Ubone ngewe wenda yuko mugenzi wanjye rumaze iminsi adahari urumva dufite target yo kuvuga ngo dushaka kugira ngo byibuze taranyarwanda umuntu wese uziko afite impano yo gukina ntabwo bose wabafasha kuko natwe ntabwo like turagera ku rugero ruri top level ako nyine twumva ko ibintu byacu byagiye ku ruhando rwa Afrika like no ku mahanga nyine ku buryo twaje dukina cinema muri ba Free Morgan cyangwa uzabona na Free Morgan urikina mu ntuze Free Morgan w'umunyamerika. Okay, nabonye uzamuka wigana umunyarwenya bita Nsabi Dr. Nsabi. Mu by'ukuri nyine nta yindi taro ufite niyo kwigana Nsabi gusa. Dushobora nyine kwibaza ngo ese nk'igihe Nsabi yaba yazimye cyangwa Nsabi akaba atagikora filime waba wigana nde? Umbaje ikibazo ariko ibyo bintu ntabwo nzi kuntu wabibonye. Nsabi tuvuka mu gace kamwe sibyo kuvuga nkawe rero ntabwo mbaga ndi kumwigana ahubwo nanje mvugaga ibintu byacu wacu mu Gakenke ntabwo nje ndi wimusaza. Ariko iyo ikintu uba wigira nka Nsabi neza bivuga ko abana nibo badabasha kubona nk'ibintu ngo bahita bafindura. Ushobora nko kuvuga ngo dore umuhungu wa Nsabi, dore murumuna wa Nsabi. Ese nyine biriya wowe byaje bite kugira ngo wigane Nsabi cyangwa se ugendere kuri Nsabi nyine umwiyespireho? Kuvuga nka Nsabi soko nyine nje mvuga ko nyine ari ufite kuvuga ngo ndi kumugenda ko afite hit ngo like nje mugendereho urabyumva nyine ngo mugendereho cyangwa se nanjye mfate hit nkiye kuko nyine Nsabi mwiganye ntago byafata cyane mvuga ibintu byanje kurare rwanje kubera ko nyine Nsabi akora ibye natwe tugakora ibyacu. Okay, uremera ko wiganaho na Nsabi gakeya ni nk'ibihe bintu bine Nsabi yaba akora waba waramize mu buzima bwawe ushobora gukora ukafata hano nkoze ikintu nk'icyo Nsabi yakoze uradukorera nk'ibintu bitatu hano kuri kamera? Right. Yaba mu byo yakinnye yaba mu byo nawe ushobora gukora nyine atakoze ariko bijya kumera nk'ibyo ko uburyo Nsabi akina turabizi ntabwo yaba yarageze hara nyine ngo tumukunde tumufane gutyo gusa turamaje kubona intambwe ze agenda ate akora ate areshya ate areba ate byose tuba tubizi. Reba nk'ikintu muhuriyeho hano ukora ibintu bitatu ushobora nko kwereka abanyarwanda bagiye kureba ino video bazavuga twabonye umuntu koko uri talent ya Nsabi fresh. Right. So wena nigareho Nsabi se cyangwa se wenda mvuge nkanjye. Okay, ni ibintu bitatu twagiye icyambere. First icyambere ngiye kuba gikina aka video yakinye wena Devu bose babafashe biba bafashe bakora iki? Bari gutereta umugore w'umusirikari noneho Nsabi bose arabafata nyine afanda arataha abasanga mu ntuze. Okay, twagiye rimwe kabiri gatatu. Oya da ninje nuje ariko uyu nguyu cyane nyine akira abandi oya da uyu nguyu cyane so wanzanye hano twaje guseka nuko ngukora afatiranyije. Icya kabiri right. Akandi kansabi rero akandi kansaba akunda kuvuga like akunda kuvuga nyine ibintu birimo ga siko mu muzo cyane. Inyuguti ya ga ikunda gukoreshwa n'abanyagisenyi like ni intara y'amajyaruguru agamamesa agumunyu agamafaranga agamazi numva nyine ari uko bigenda. Nje nabakundaga cyane inshuti zacu zose hano zibaga
ni kuzibona cyane nizo zitugejeje ahangaha nyine kuva mu gukujyana kuri Power Comedy turabakundaga cyane mani je abahemera umugisha nje nta n'ikindi kintu nabona nabirenzaho uretse kubabwira ko makundaga cyane ya naho ngaho. Okay, twagiye n'ikindi kibazo reka turekere ibyo diaspora watangiye kujya mu Rwanda rwa sinema ufite imyaka ingahe? Ese warabyutse nyine wumva bikurimo cyangwa ni ibintu wahereye uri umwana cyangwa se mu muryango wanyu harimo umuntu wakinye sinema? Muri famiye yanjye nta muntu ukina filime urimo ntawe uretse njye njyenyine. Ku munsi wa mbere utekereza sinema cyangwa se ureba filime z'abanyarwanda ukazikunda, ibyo ntabwo byagaragazaga ko ufite impano. Ni iki cyakubwiye ko ufite impano ku buryo wumva ko nawe washobora gukina sinema, ukumva ko nawe wafungura channel ukajya gusetsa abanyarwanda cyangwa se ugasetsa abantu bose muri rusange isi yose? Okay, icyatumije nkunda gukina filime ni like so byanje mu binzamo nyine nakundaga kureba filime y'Intare y'Ingore kera. Ni Intare y'Ingore ya nimba ari umutima w'intare. Iyo filime urayiziho? Ndayizi, yitwa irimo ba Rosine ba Boni. Ya filime nakundaga kuzibona ya bintu bikankurura kubikina, ariko mu buzima busanzwe ni ibintu byanjemo. Mfata kamera ndi setting icyo gihe nari ndi kwigana nyine like tujya gukina filime, tujya kwactinga mu muhanda, duhumurana nyine n'uwo mutipe bitari umaze iminsi dukorana collabo, dutangira gukina nyine tujya twaporodinga uko tubonye tukaprodinga uko like tujya dukina uko dukina tuzamuka step by step tubona inama z'abandi bantu batubwira ati ibintu muri mu muvugurure uko naho ubibona ubona kuko twatangiye ko twatangiye nako ubu ngubu tumeze. Twagiye dufata step by step, so tugafata video imwe tukayikora ugasanga wena iri anda tuyigenda tuzamuka gake gutyo nyine kugeza refu turona n'ubu ngubu taracyakeneye izindi nama z'abandi bantu kugira ngo ibintu byacu birusheho kuryoha nyine buri munyarwanda wese ajira yibona yumve nyine hagiyemo akantu. Okay, dusezera ku banyarwanda, ni iki wabwira abantu bari burebe iyi video cyangwa se abantu bagukurikiye kuva watangira ibi bintu, bagutegemo izihenyu cyangwa se izihe mpinduka muri uyu mwaka cyangwa se mu wo tugiye kuzinjiramo mbese? So kanshima abanyarwanda bose badukurikirana, batanga subscribe kuri Power Comedy, batanga subscribe kuri Rumazi Miss TV, mbabwire ngo ewana sha ndabakunda cyane cyane, nkababwira ngo muri abacu, muri abingenzi, muri abagaciro. Ikindi kintu ngiye kukivuga nyine mu bantu batumva ururimi rw'ikinyarwanda, abantu baba hanze nyine duhuje bu diaspora. So welcome to the Power Comedy. My name is Robert Diaspora. I'm looking in the YouTube channel in the Power Comedy. You can subscribe and comment and like ibintu bicankana n'ubuki. Ndakundaga cyane kandi tugiye kubaha ibintu biri bombastic and fantastic, ibintu biri rogo nyine, ibintu biri trust, biri ukuri kandi bifite fact. Namwe ntimudutenguhe ewana. Ndakunda azi mugiye kubona akantu kanditse ngo Press Vision muri cover. Ako na akantu nyine kacu tumutabigira discuss ni ibintu byacu ewana. Dushaka kugira ngo natwe twakwita ibintu biri press nyine, biri press, ntago Press Vision ariko ari yawo gusa. Press Vision ni jambo nayo wakoresha nyine dushaka kubakwita ibintu biri Press Vision bifite amafaranga biri million ewana. Ndabakunda cyane kandi mukore subscribe kuri Rumazi Miss TV, kuri subscribe kuri Power Comedy, ibintu bigende bombastic and fantastic. Ndabakunda cyane kandi ikindi kintu nasaba supporters ku bantu bose, hagize umuntu ushobora kuba wenda ya management y'ikintu kanaka, let's go.